Indwara ya pistantrophobia ni indwara y'ubwoba bwo gutinya kwizera abantu. Yibasira abantu bitewe n'ibikomere byo guhemukirwa n'abo bizeye cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite iyi ndwara bahora n'ubwoba bwo kugira umuntu bisanzuraho bigiye kure, kuko baba bafite ubwoba bwo kongera gutenguha bikomeye nk'uko byabagendekeye mu bihe byahise. Urwaye iyi ndwara arangwa no kwikura mu biganiro hakiri kare, igihe atangiye kumva bimujyana kure mu kumuzanira kwizera abantu cyangwa se kugirira ibyiyumviro bigiye kure abo baganira. Umuhanga mu kwita ku bantu bibasirwa n'indwara y'ubwoba Julian Haskowitz mu mwaka wa 2009 yabwiye urubuga rwa Yahoo Live ko ubu bwoba bwibasira abantu bafite ibikomere batewe no kwizera abantu abo bakundaga nyuma bakabatenguha cyane. Ati ni ubwoba budasanzwe bufata umuntu agatangira gutinya kubabazwa mu rukundo, gutenguha cyangwa se gutabwa n'uwakunda. Naho umujyanama mu mitekerereze wo muri Amerika Dr. Dana McNeil we yongeyeho ko iyi ndwara yibasira abantu byorohera kwizera abandi ugereranyije n'uko yibasira abasanganywe ibyiyumviro byo kutizera abantu mu buryo bworoshye.